U Rwanda ruri kwitegura kwakira shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare isigaje hafi ukwezi kumwe ngo itangire. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukaba buvuga ko hari ibikorwa birimo kuvugururwa kandi ngo bakomeje n'ubufatanye n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo iri siganwa rizagende neza. Ni nkuru twateguye na Calixte Kaberuka. Iminsi isigaye iragenda ivaho umwe umwe isatira itariki u Rwanda ruzakiraho iyi shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare. Hari bamwe batangiye kugera mu Rwanda barimo itsinda rya Ride for Unity, itsinda ryaturutse mu Bwongereza. Kuri bo hari uburyo bafata u Rwanda nk'igihugu cyaranzwe n'amateka mabi ariko kubw'imiyoborere myiza kikaba gifite aho kigeze mu iterambere. Twifuzaga kuza mu Rwanda kureba iki gihugu gitangaje kubera ko cyakoze akazi gakomeye ko kongera kwiyubaka binyuze mu kubaka umuryango uhamye. Iminsi yose tugiye kumara hano, abatwara amagare bacu bazabona ubunararibonye ku Banyarwanda n'umuco wabo. U Rwanda ni kimwe mu bihugu twafataga nk'izahabu yahishwe kuko abantu benshi batazi neza ibyiza rufite bidasanzwe. Twabonye ubufasha bwose twahawe na guverinoma y'u Rwanda kandi ndatekereza ko abazasiganwa ku magare ku rwego rw'isi u Rwanda ruzababera umwanya mwiza ndetse bazanabona ko ari igihugu cy'ingenzi kuri bo mu gutegura andi marushanwa mpuzamahanga. Ndatekereza ko iri siganwa mpuzamahanga rizaba ridasanzwe kandi ko nko ku bataragera mu Rwanda aya niyo mahirwe kuri bo yo kuhagera. Ni igihugu gitangaje kandi cyiza ku banyonga igare ku bw'ibikorwa remezo twahabonye hamwe n'ubukerarugendo. Ni ibintu byiza cyane. N'ubwa mbere mu mateka igihugu cyo ku mugabane wa Afurika kigiye kwakira shampiyona y'isi y'amagare. Ni isiganwa rizatangira tariki 21 kugeza 28 Nzeri 2025 mu mujyi wa Kigali. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusenyuva Samuel avuga ko imyiteguro irimbanyije ariko hagasaba abaturage ko uruhare rwabo hari ingenzi kugira ngo iri rushanwa mpuzamahanga rizagende neza. Nk'ibiro byo mu mihanda arantu twagiye tuvanamo dodani kugira ngo abanyamagare bazabona aho banyura, abasiganwa bagende mu mutekano. Turimo turakora imihanda abantu bazanyuramo mu gihe imihanda izakoreshwa n'amagare zabifunze. Turimo turatunganya ahantu hatandukanye, muzabibona hano turi kuri hafi ya KCC Kigali Convention Center, nako twakoze aho bazarangiriza, nako twatunganyije. Hari ibindi bikorwa byinshi turi gukora cyane cyane mu bikorwa remezo, ariko tunakangurira abaturage cyane cyane abatuye ku mihanda izanyurwaho n'amagare kugira ngo n'abatunganye inzu zabo, inyubako z'ubucuruzi, inyubako abantu batuyemo, ubusitani, ku buryo rwose abantu bazadusura basanga umujyi wa Kigali warushijeho kuba mwiza nk'uko bisanzwe. N'isiganwa mpuzamahanga, perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi Ndayishimiye Samuso avuga ko rizabasigira ubumenyi bazaheraho bubaka ubunyamwuga muri uyu mukino mu Rwanda. Harimo amalegasi menshi. Mwabonye ko twafunguye UCI Satellite. Muri UCI Satellite ni ya kabiri kuri continent Africa. Ariko twebwe iratwavantaje kubera location yacu nk'igihugu. Indi muri South Africa. South Africa hari ukuntu abakure ku bindi bihugu, hari ukuntu hazamo twebwe nta na visa abanyafurika bagera. So ryo ni ishuri, no kuvuga gahunda ubu ngubu iri imbere nyuma ya World Championship. Dushaka abantu bajye baza ari mu bakinnyi, ari mu makipe, timu, ari mu mafederasiyo, barebe terrain yacu. U Rwanda dufite ibintu byose igare rikenera. Noneho kugira ngo bajye handi hantu kujya gukora amakampu yo kwitegura Tour de France, Tour d'Italia, Giro d'Italia, aho bose bajya bavuga ko u Rwanda ruhari. Tandike natwe abanyarwanda n'abana b'abanyarwanda bashobora kubonamo no opportunity yo kugira icyo bigira ku bandi. Buriya bunyoni itagurutse ntimenya ubweza, ariko twe dushaka ko baguruka baza hano kugira ngo dushobore kugira ibyo tubigiraho. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo kandi Basoma Ingera avuga ko iri siganwa mpuzamahanga rigiye kubera mu Rwanda rigaragaza urwego igihugu kimaze kugeraho, ariko kandi ngo ni n'umwanya mwiza kubikorera wo kubyaza umusaruro aya mahirwe. We will be receiving between 5 to 7,000 visitors. Tuzakira abashyitsi bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 bazaba bagizwe n'amashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare bazaturuka mu bihugu bisaga 50. Bazaza kandi banaherekejwe n'amakipe yabo hamwe n'abafana. Urumva ko mu buryo bw'ubukungu hari icyo bivuze mu cyumweru kimwe hafi 2 bazamara kubera ko hoteli zizabyungukiramo, tutibagiwe n'abashoramari batandukanye. Ikindi kandi uzaba umwanya mwiza wo gusangira umuco kubera ko nirushanwa rizitabirwa n'ibihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Tuzaba dufite imurikagurisha muri Kigali Convention Center, ariko mu by'ukuri ni isiganwa rizazenguruka umujyi wose. Urumva rero ko iryo siganwa rizabera mu mujyi hafi icyumweru kirenga bizaba ari ibirori. Really the city will be vibrating for over a week.
kugeza ubu leta yamaze gutangaza impinduka z'imikorere mu mujyi wa Kigali zizaterwa n'iri siganwa mpuzamahanga. Muri zo harimo ifungwa ry'amashuri ndetse no gukorera mu ngo ku bakozi bamwe na bamwe mu gihe cy'icyumweru kimwe rizamara, kubera ko imihanda rizanyuramo izaba idakoreshwa n'abagenzi basanzwe. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.